Ah, uyu Sabe ni umwe mu banyamakuru umaze guhostinga inshuro zigera kuri zitatu abantu batuka twirwaneho ndetse banandagaza ubwoko bw'abanyamurenge, kandi nkibaza nti niki twamusabira ku buyobozi, kuko iyo tubonye nk'abantu bahostinga abantu bandagaza u Rwanda nabo mansorezaho muri ako kantu menya yuko igihugu uri kuvugiramo ni igihugu cy'abanyabwenge. Buriya barakureba bakakugira igicucu we nako kagabo gasa no munsi y'ikibuno ngo kitwa Sabe, barabareba bakabagira ubucucu. Ariko ku rundi ruhande ntimugire ngo baba babaretse, baraba bari gukora ikintu bita due diligence. Ntugire ngo baba babaretse, kuko kuvuga byonyine kurwanya M23 kurwanya twirwaneho ubuvuguruje ijambo rya Perezida wa Repubulika His Excellency Paul Kagame wavuze uti aho umunyamakuru amubaza ati ese ushyigikiye M23, aravuga ati ahubwo kubera kimwe utayishyigikiye kubera ko atayishyigikira. Iryo jambo rirakomeye kuvuga ngo ako kihaye kwigira kanyamakuru nicyo kaba kari gukora izo propaganda, nicyo kaba kari gukora. Kandi turabizi neza soon ibyanyu birajya hagaragara, muzabona Sabe bari kumukubitira imihini kuri kiriya gishuba ziko, muzabibona ntabwo ari kera, mubyitege. Ndashoje, murakoze.